Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe mwebwe mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye, abari muri Afurika, abari muri Aziya no mu yindi migabane igiye itandukanye kuri iyi si dutuyeho. Mwese rero mbahaye ikaze mu gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cy'inkuru yacu yiswe Naramuretse Aragenda, kwibutsa yuko iyi ari inkuru mpamo. Igice cya mbere rero cyarangiye ahari Rodrigue yaramenye amarangamutima Rwiza amufitiye. Twasoreje aho yari ari kumubaza, ese ko numva icyo ushaka kumbwira hari nakimenye. Ntucikwe n'igice cya kabiri. Numvise ngize ubwoba bwinshi cyane, kuvuga birananira ndaceceka. Arakomeza arambwira ati humura, uko wiyumva nanjye niko niyumva. Numvise mpindutse muri njye, gusa umutima uhita umbwira ngo genda gake. Ahari wenda yagira ngo yumve amarangamutima yawe cyangwa se yumve ibitekerezo byawe kuri we. Nka nyuma y'icyumweru nagize amahirwe aza gukorera hafi y'aho twari dutuye. Ni nabwo yaje kunsaba ko twabonana. Twamaze guhura numvise ari ibisanzwe, gusa dukomeza kuba close cyane. Yaba atashye avuye mu kazi nkamuherekeza nkamugeza mu rugo aho yatahaga. Undi munsi nawe akamperekeza akangiza mu rugo. Ntabwo mbyibuka neza niba twaremeranyije kujya muri relationship nk'uko abandi bakunda kubigenza, gusa twe twisanze tubwirana kenshi ko dukundana. Sinzi ubwonko bwanjye cyangwa umutima wanjye uko byaje kumwakira, gusa naramukunze bidasanzwe. Naba ndi kumutekereza cyangwa mukumbuye, simbe nakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kurya byaje kunanira, ntangira kunanuka bya hato na hato. Nshuti zanjye, ni ukuri si amakabya nkuru. Haburaga gato ngo urukundo rumpitane. Namubwiraga ibimbaho akambwira ngo kubera iki ukabye, kubera iki nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byirukanse. Mu by'ukuri iyo yambwiraga uko nguko numvaga ntazi ukuntu mbaye muri njyewe. Nakumva ambwiye gutyo nkababara cyane, nkumva niba atabasha kumva ibyo ndi gucamo, nyine ubwo we nta rukundo mfitiye. Nkarakara, nkamwandikira message ndende musaba kundekurira umutima ngo nigendere, kuko nanjye nari imaze kubivamo. Nkayoherezanya amarira menshi, nkakuraho phone kugira ngo ataza kunsubiza cyangwa ngo ahita ampamagara bigatuma mpindura ibitekerezo byanjye. Ariko mbabwiza ukuri, iminota 10 yonyine niyo nabashaga kwihangana kubona phone yanjye ifunze. Nahitaga nyifungura ngo ataza kumbura agahangayika. Nabo nkifungura nkabona yisa mpamagara, nkumva ndishimye, nkamwitaba. Namaze kumubabarira akansaba imbabazi, akanyinginga, akambwira ko ndi ingenzi ku buzima bwe, nkishimira ibyo ari kumbwira. Ariko nanone nkumva namuhagarika kuko ntashakaga ko akomeza kuvunika kandi namaze kumubabarira. Iyo namurakariraga byamaraga akanya gato, ubundi nkakomeza kumukunda kurushaho. Nawe yajyaga ambwira kenshi ko ankunda, akansohokana, tugafata umwanya munini wo kuganira ku mpamvu z'umubano wacu. Akenshi iyo twabaga turi kuganira yajyaga akunda kumbwira ukuntu atari umusore mwiza umbereye, ko anywa inzoga, ko ndetse n'itabi arinywa rimwe na rimwe, ndetse akaba anahura n'abakobwa benshi cyane, nawe ubwe atazi umubare. Muri make agakoresha ijambo ko ari ikirara. Nkabyumva yewe nkanabyemera ko ibyo ambwira bishoboka kuba ari byo, ariko sinumve bimpinduye. Naramuhangayikiraga bikomeye cyane. Naramuvugishaga nkumva atameze neza, nkumva atishimye, nkumva
si bisanzwe. Ako kanya ibyo nari ndimo nkahita mbihagarika, nkafata moto nkajya kumureba ngo byibuze menye ikibazo afite. Nagerayo akanga no kumbwira ikibazo afite ngo nawe ntacyo azi. Nabyo bikambabaza ariko simbitindeho, kandi njye wumve ko iyo namubwiraga ko ndwaye cyangwa ntameze neza mu bundi buryo uretse kumbwira ngo pole, nta zindi mbaraga cyangwa igitekerezo yabaga yagira ngo byibuze aze kundeba. Niyo yazaga nabaga ari njye wamwisabiye yuko aza kundeba. Yari afite abantu benshi mu buzima bwe, byajyaga bituma mpora mufitiye amakenga ku isaha n'isaha nshobora kumubura. Hari harimo na mama w'umwana we, kuko iteka ryose iyo twabaga turi kumwe ntabwo twatandukanaga atamuhamagaye. Nuko akambwira ko uretse impamvu z'umwana nta kindi bahuriyeho. Nanjye nkatuza nkabyakira kuko abimbwiye. Hari ibintu najyaga mbonesha amaso yanjye nabimubazaho akambeshya, yewe akanabibona akambeshye, gusa nabyo nkabyihanganira. Hari izindi nshuro nyinshi najyaga mubwira ikintu kikaba impamvu yo kuduteranya byoroshye. Nanavugaga ku bakobwa aba yashyizeho amazina adasanzwe kubera ifuhe ryinshi ryari rindimo, nanjye sinamenyaga aho riva. Nkamubaza icyo apanga n'abo bagore, ariko akababara ndetse cyane akanandakarira ngo ntabwo mwizera habe na gato. Nyuma y'uko tutumvikana nkongera kwisanga nanone nsaba imbabazi, mwinginga ngo atansiga. Natoje umutima wanjye kwihanganira byose nanyuzemo ku bwa Rodrigue, kuko yanyumvishaga ko amarangamutima menshi cyane ashobora gutuma umutima wanjye umurekura. Rimwe nabyutse mu gitondo cya kare mbwira umutima wanjye ngo ndashaka kurira. Ntiwantindiye kuko nari mfite impamvu nyinshi zatuma ndira sincicike. Nagiye muri dushe ndimo koga ndarira cyane, ndarira amarira menshi aratemba ku buryo nogaga nkongera nkasubiramo. Amarira amaze kunshiramo numvise umutima wanjye umbwiye ngo mureka agende, mureka agende, mureka agende. Simbabeshye, numvise umutima wanjye koko umurekuye aragenda. Guseka nawe birakubera, mureka agende, guseka nawe birakubera. Kuva uwo munsi naramuretse aragenda. Urukundo ni ikintu cyiza cyane, ariko iyo rutangiye kugushavuza uba wafashe urutari urwawe. Nabuze umuntu utarigeze ankunda habe na gato, ariko Rodrigue we yabuze umuntu wamukundaga by'akataraboneka. Urukundo nk'urwo ntabwo ruza inshuro ebyiri ku muntu umwe. Nshuti zanjye, bavandimwe banjye, iyi nkuru ni inkuru mpamo nifuje kubasangiza kugira ngo namwe ibigireho. Urukundo ruraryoha, ariko iyo uri mu rukundo ugashavura ukabona umuntu uramuhangayikira we ntaguhangayikira, ibyiyumviro umufiteho wese ibyo agufiteho, mureka agende. Hazaza undi uzakubera byose, uzakubera umunezero, kandi uzaha agaciro irira ryawe, agaha agaciro n'urukundo mukunda. Iyi yari inkuru twagejejweho n'umukunzi wacu, ni True Story. Nawe niba hari inkuru ushaka kudusangiza, utwandikire muri comment cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp.